ariko rero mfite ikibazo gikomeye cyane ngo kivuge ni ntago mbyara nabuze urubyaro narumiwe iyo abantu banyangiraga ubusa ukabona nta gaciro mbese nta n'umuntu wakunyongwa ngo yumve uri umuntu baravuga ngo andika ko yabuze n'urubyaro none iyo kariso nyivugaho nari narayibuze kera niga mu mwaka wa 5 nanditse ku nzu yanjye kuri katwigenge nze ndayibura ngira ngo nabantu bagiye kuyambara wera ari nk'abana wenda noneho urumva nyibonye nibaza ibintu byinshi ndavuga se ninde yivanyeho nena yanditse icya kabiri ninde wajyanye mu irimbi hejuru hari aho bahamba icya gatatu uyikuyeyo we ninde nabwo birananira babyumva neza hari umudamu wambwa ati rero damuru ngewe hari amakuru namenye naje kumenya ko umugabo wanjye ryamana n'umugore wawe arayambwira ni ubgute ati ngewe ndabizi noneho abimbwiye ashaka kunkoresha niko sarambwa ati natwe bura dushaka kubishyura tukareka twabigenza hari umunsi abantu batazabasha kwiyakira mu kibazo baba barakoze kandi cy'Imana itemera ni ijambo ry'Imana yavuze ngo umunyabyaha ahunga ntawe mwiza kwiyakira bakaririmba bakajya mu mirimo yose bagakora ariko hari umunsi batagomba kuziyakira byanga bikunda narabisuzumye narabibonye naho shote mbaza ati mwabiguye n'iki ibyo bintu numva nashaka no kunabyumva kwanza banzanira amabaruwa 5 amabaruwa 5 umugabo yandikiraga uwo nguwo umudamu yagiye gufura mu imyenda yabonamo arayasoma ahita yashyira itorero ahubwo kwanza bampi ya mbere imvugo y'iki gihe aravuga ngo harashya ya mbere nyisomye sanga ya mbere musangira komeye cyane rivuga iby'ubusambanyi ukuntu nabaga ngiye kubafata ngo nkabahusha nari ifite imiryango 2 naza mvuye nakomanga ha agakingura iryiriye none nada kujya guca yakinguye kugira ngo umuntu wasohoke ngiye nkinjira naho handi niho akaba racitse nkumva ariko mu nzu ajya nk'ikintu kivuyemo ariko simbimenye ibaruwa ya mbere ibyo yavugaga iza kabiri zivana byose reka tuguhe ikaze twongere tugusuhuze tukwifurije kugira amahirwe mu buzima bwawe bwa buri munsi aho uherereye hose ku migabane yose y'isi aho uri mu buzima bwose urimo reka tukubwira ngo Imana ni urukundo ku buzima bwawe muri kumwe na Dani Savanson hanyuma reka tugusabe aho ugiye gutangira ikiganiro dutangira twiragiza Imana tuvuge ngo kugira neza n'imbabazi ndetse n'ubuntu n'urukundo bya Kristo bigwire muri mwebwe mwese amen imbere ya kamera muri kuhabona umutumirwa turamwakiriye reka tugiye kuganira nawe agiye kudusangiza ibintu byiza bizakubaka mu buzima biragufasha bikakugiraho bigukura bikanagukomeza reka rero tudatinze tumuhe ikaze atangira twibwira ndetse tumwakira tunaganira nawe mwaramutse neza mwaramutse namwe amazina yanjye nitwangeza hayo Jean Damuru turuka mu kagari kakavuza umurenge wa Bwisige Igicumbi ndabona hari amafu hakera nigeze kujya mpaza kera nkiri mutoya haba ibintu byitwa amashuka ya prefe bira bintu byitwaga guki ibi byakomokaga ku mbeho hari ni imbeho kubera ko amashyamba yabaga adahari neza ntabwo bigihari cyane ndabona rwose urabona nta gapira ntabwo nifubitse ariko ndumva hameze neza nta mbeho nyinshi hari harakeye hanyuma reka tuze kugane ku nsanganyamatsiko mu buzima busanzwe uri umukirisitu urakijijwe ndakijijwe ndi umukristo hanyuma reka dutangire watangira rero udusangiza urugendo rwawe rw'ubuzima mu mibereho yawe haba mu rugendo rw'ivugabutumwa mu gakiza mu mibereho y'ubuzima bwawe bwa buri munsi ukadusangiza ubuhamya mu buzima busanzwe bw'ubuzima busanzwe bwo hanze navutse ku mugore wa 3 papa yari yashatse abagore babiri ubwo ngiye mama ari umugore wa 3 ubwo niwe mugore muto mu bagore ba papa ubwo buzima rero nabwo bwari bugoye cyane kuko ndibuka igihe kimwe papa amaze gusaza nyine nibwo habaye kugabana imisambu twe tuburaho dufata twebwe uko wa mbere avuga ko ari muwe undi akavuga ko ari muwe birangira ntacyo tubonye urumva ubuzima bwari bugoye cyane ubuzima bwo hanze bwari bugoye kubamo cyane ariko Imana yarahabaye ubugende tugirira neza
hanyuma waje gukizwa gute, byaje kugenda gute? Naje gukizwa kuko twamaze gushaka twagize ubuzima bubi cyane, tubura urubyaro. Ubundi gukizwa ngewe byabaye nko guhunga, byari uguhunga. Nabonaga byanze, mpungira mu Mana, nsanga abantu basenga Imana. Ngezeyo rero ndakizwa, bimbera byiza, ubuzima burahinduka. No ku bintu navugaga ntari mfite kuko twari twabuze imitungo kubera ko yari itakwiriye abantu, nabwo Imana ingirira neza, igenda nzamura neza, ngenda ngira ibintu buke buke. Hanyuma rero icyo nahungaga nuko twarabuze urubyaro, byaratunaniye burundu. Ko wari umaze kubura urubyaro icyo gihe, we ufata inzira yo gukizwa hari hashize imyaka ingahe? Ubundi nakijwe nyuma y'intambara gatoya, tukiva uhunguka, tukiva Zaramba nibwo nahise nkizwa. Ubwo no kuvuga ngo ngewe bundi nshatse nta gihe cyashize ntabaye umukristo. Nakijwe ifite imyaka 20. Nashatse ifite imyaka 20, gato cyane mpita nakizwa. Kuko iyo ukwezi kumwe gushize ntubyare utangira kwikanga. Abiri bwo biba ari ikindi kintu, mbese kandi uzi ko haramara nk'icyumweru ugahita babyara ako kanya. Rero nagiye mpunga ngewe. Ubwo nuvuga ngo nakiriye agakiza mfite imyaka 20. Mfite umugore twarabuze urubyaro. Hanyuma ubu ngubu umaze igihe kingana iki nta rubyaro? Ubu ngubu naje kurubona, ubu ngubu mfite umwana. Ariko nyine urabona ko nakiri gifite 20, nuvuga ngo nabonye umwana mu ntoki hashize imyaka 20. Ubwo nabafashe umwana mu ntoki mfite imyaka 40. Washatse ufite imyaka 20, ubona umwana mu myaka 20? Mfite imyaka 40 ubwo ngubwo urabyumva. 20 yari ishize. Aho ngaho dusangize urugendo hagati yo kubura urubyaro nyuma y'umwaka umwe no ku myaka 20 utarabona umwana. Byari bimeze gute mu buzima, mu muryango waho uvuka, mu muryango waho umugore uvuka, hagati yawe n'umugore byari bimeze gute aha hantu? Ubuzima bwari bugoye cyane nyine, biba ari ikibazo kuko ubona umeze nk'ushaka guca imiryango. Twagize igisuzuguro gikomeye cyane, ahantu hose nta muntu ubukumva, nta gaciro ufite, nta jambo. Biba bigoye cyane mu buryo bwo hanze cyangwa se no mu murimo w'Imana, nabwo biba bikomeye cyane. Kutabyara ni ikintu gikomeye cyane, kikuvana agaciro kose wakagombye kuba ufite. Muri iyo myaka rero byari ibibazo bikomeye cyane. Nibwo ndibuka twategereje urubyaro turarubura, ariko hagati ari cyo Imana yabivugagaho ntacyo babwira. Muri urwo rugendo ni ubuzima bw'abakirisitu bagomba kumenya imbaraga z'Imana. Turimo turaho ngaho, ndibuka nari dirije wa korali, madame ari secrétaire wa korali mu bintu byo kuyobora mbese indirimbo. Ubwo twarabanye bigera mu myaka wenda igeze nko muri 7 cyangwa se 8, ishyira 8. Nibwo Imana yampaye isezerano ry'uko nzabyara. Yari impaye gute rero? Nararose cyangwa se kwerekwa, sinzi ukuntu bavuga kwerekwa, abandi bakava kurota. Ndota ngo ndi kuzamuka ruguru y'iwanjye y'urugo rwanjye, ngo mpura n'abagabo 3 bambaye amakositimu y'imikara, amashati y'imyeru, bitonze cyane, beza cyane. Barambwira bati uraho wa mugabo we, kuko nihutaga ndabwira ngo ndihuta, sishaka guhagarara mu nzira. Bakomeza kumbwira bati reka tukubaze. Hanyuma numvaga nihuta, mbese bari kumbangamira cyane. Ariko babonye nabananiye barambwira ngo ariko una nuguzi n'ibyanabaye. Ndabaza se n'iki cyabaye? Barambwira ngo ntabwo uzi ko hepfa aho ngaho ku rugo rwo babyaye umwana. Bo ntisehe ngo aho ngaho, kandi aho ngaho hari iwanjye. Nshatse kubabwira nti narumiwe, byararangiye, ntabwo njya mbyara. Mva mu ndoto ngaruka kuba muzima. Ntekereje mbwira madame ibintu mbonye, twumva yuko Imana iduha isezerano yuko izaduha umwana. Turabyishimira, turabana, tukomeza ubuzima busanzwe, ariko dutegereje ko Imana izaduha umwana nk'uko yabitubwiye. Kuko twabonaga ari abamarika, ntabwo ari abantu basanzwe bari babitubwiye. Kandi uzi ko ijambo ry'Imana ryo ribivuga. Ubwo rero muri urwo rugendo kwa kambwe turaguma, turabana, turanezerwa cyane, ariko bigeze mu gihe no kuvuga ngo madamu twari kumwe, nabonye ibintu 3. Imana yatubwiye ibintu 3. Icyambere cyo ngicyo mvuze, cya kabiri ikindi cyo nazaga mbona none mu nzozi, nazaga mbona ngo turimo turyamye mu gitanda mu nzu, nkabona ndaryamye ari imbere yanjye, ariko nkabona imbere ye hari undi mugabo.
noneho nkabona dusa n'abamufatanyije. Ibyo buri gihe nkahora mbibona mu nzozi, kwisobanukirwa bikananira. ukabimubwira Ntabwo nabonaga ari ibintu, mbese ntabwo ibintu by'Imana, imvugo y'Imana irashimisha cyane, ntabwo byakunda. Kandi uzi ko dufite ijambo ry'Imana rivuga ngo inzozi zose ntabwo siko zigira umumaro. kumva cyane bavuga ko hari n'iz'imiruho cyangwa nagira ngo ujye utekereza. Buri uko tugiye kuryama nkabona ndi kumufatanya n'undi mugabo, nkashaka kureba isura y'umugabo ariko sinyimenye neza. ugaceceka ukaryumaho. Ubwo ni icya kabiri nabonye. Icya gatatu nabonye, nagiye kubona mbona ngo muri korali yanjye nari nyoboye ngo hateme ibintu bimeze nk'intambara. Hanyuma ngo abantu baraturwanya cyane, abaririmbyi bose barahunga, twese turahunga, nanjye ndahunga kwanza. Ariko bicaye ikenje kugira ngo ndebe aho umudamu wanjye yaba yahungiye, ngo mbona yahungiye ahantu mu gasatiri iwacu aho ngaho mu manegisi mu gikari yari none ngo nkabona za ngabo zaturwanyaga ngo buri umwe yose igenda ijyayo imusamba nyigaruka ijya yigaruka bose ngo bahiturayo bose. Ndicura byo nibirwa ibyari byo nabyo. Ngibyo ibintu bitatu nabonye muri urwo rugendo rwa madamu twari turi kumwe. Izo nzozi se ntabwo wigeze uzisobanuza wenda nko ku mushumba cyangwa pasiteri cyangwa umudiyakoni basi nka bamwe bavuga ko bafite impano zo gusobanuza inzozi basi? Nayibonaga bikacanga ngo ibyo ari byo, nkumva Imana ishatse ko mbicengera cyane, nkikomereza akazi kanjye ndi mucuruzi ngewe. Hanyuma hagati aho ngaho se madamu we nta kurebana nabi, nta kugirana akabazo? Icyo kintu ntabwo byashoboka. None se uko nakiyubatse ko inzozi ni inzozi zishaka kugira umumaro ntiziwugire, nakomezaga ubuzima bwanjye tukabana mu mahoro, nta kibazo gihari, nta muzi wigeze uzamuka ntacyo. Kitse wenda icyo nari kubona wenda w'amaso ku maso wenda, kandi ntacyo nabonaga. Ibintu byari mu mwuka byari bishe, ntabwo ibintu byo mu mwuka byatera amahane ku bantu, kandi n'ibyo mwuka biba bikomeye cyane. Mu rugendo mwanyuzemo ntabwo habayeho kwitana ba mwana ngo uvuge utewe kwa mugore wabona ari utabyara? Umugore nawe avuga ati cyane cyane mbere yuko ngera ku mugore, urabizi ko iyi minsi akenshi mu bantu batabyara bazi ko ari abagore aribo batabyara. 90% abagabo bashinja cyangwa se n'indi miryango ishinza abagore ko aribo batabyara. Ntago weho cyangwa umuryango wigeze uvuga utari kwa mugore we wabona ari utabyara? Nje nta kibazo nigeze mugiraho, ariko imiryango nk'aba mukecuru n'iki hari ukuntu babonaga batabivugaho neza. Abagore babyara abantu bakunda gushaka kuzana imivurungano cyane, bakumva yahava, kandi njye numvaga atahava. Gusa ikibazo sinarinzi niba ari njye niba atari we. Ntabwo mwari mwarigeze mujya kwa muganga? Kwa muganga twahise tujyayo, baduha imiti turataha birananirana. Rero numvaga rero ntacyo naveba mudamu wanjye. We ntabwo yigaraga avuga atari kubwo wa mugabo we ntabwo wabo watabyara? Ntacyo pe, kuse nta kibazo twari dufite kuri aho ngaho. Muri izo nzozi uretse ko wari urose izo nzozi eshatu, wenda nk'izo za mbere wabonaga umusangiye n'umuntu, nta na rimwe wenda wajyaga ubona ngo ubone nk'amarenga, ubone nk'umuntu umutereta wenda ngo bashake nko guca inyuma? Nta kantu wigeze ubona nk'akanu? Ibintu biragoye cyane, uko buriya nk'umugabo ufite umudamu usambana ntago yamuyoberwa. Ushobora kutabona visa ariko utubuto baratwera, cyangwa se iyo ufite umudamu nawe afite umugore umeze gutyo, ashaka kubihisha ariko ntabwo byakemeje kwishana, kuko hari ukuntu kubita akajisho ukabona nk'ikintu, ukuntu ukabona ibintu bisa nabyo ariko bitabiteramo amahane. Ntabwo rero byari gushoboka. Ibyo rero nabibona ukuntu buke, ariko nkaba ntazana imivurungano mu rugo rwanjye, kituriza nkatuza nkategereza Imana. Hanyuma nyuma yuko mu rugendo rwaho kugera muri icyo gihe mu rusengero se haba hari abantu bigeze babasura bakavuga bati aba bantu bamaze igihe kingana gutya batabyara, reka tubasure tubaganirize? Mu rusengero ntabwo bazaga, ariko ndumbuka umushumba watuyoboraga yaje mu rugo turaganira rwose, aratwigisha nta kibazo. We yaraje arabitwigisha neza, twirenganisha. Niyo mpamvu twabanaga n'amahoro cyane, kuko batubaga hafi. Bari abantu bameze kuri cyane cyane itorero ribataye riba hafi bakunda kwangirika. Imana iyo yerekanye inzozi akenshi nk'izo nzozi wagendaga ubona zishobora kuba zacaga mu marenga, icyo umwana cyo cyarabonetse nubwo tukikomeje kuza kukigeraho tukagira n'inzira zabyo. Hagati aho ngaho ntabwo icyuko wenda wabonaga wa mugabo mu musange cyaba cyarasohoye? Cyarasohoye n'ubu narinje kugera, kuko buriya ibintu byo mu Mana biba bigoye cyane. Hanze hatandukanye no mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana habamo amaso y'Imana akomeye cyane. Ubwo twagumye muri ubwo buzima bugoye cyane, ariko iby'Imana yari yavuze nza kubibona ndanabisobanukirwa neza, noneho hanze atari mu marenga byari byarananiye.
nibwo abantu bajyaga bambwira batari ko rero buriya nubwo ugeze gucuruza tujya dusanga muri butike yawe hari umugabo wishimanye n'umudamu baganira banywa fata cyane ukuntu ariko nkumva nabyo bitaba umuzi wo kuba natera amahane mu rugo rwanjye niba ashanze fata yashize nkabona amafaranga arahari ibyo ngibyo nta kibazo gihari ubundi nusu gucuruza se ese waba abakira bose bagiye bagura bose wamenya izina ryabo ryose ese ubundi waba bashaka iki nje icyo nacyo nakibonaga bakakimbwira nkakihorera ikindi kintu cyabaye gikomeye mu ngaho nahuye n'umudamu hagati aho ngaho hari umudamu wambwira ati rero damuru njyewe hari amakuru namenye naje kumenya ko umugabo wanjye aryamana n'umugore wawe arayambwira ubwute ati njyewe ndabizi noneho abimbwiye ashaka kunkoresha n'ikosa arambwira ati natwe bura dushaka kubishyura tukareka uko twabigenza arampara haza cyane inzira zabyo noneho njyewe ariko gusenga bifite umumaro icyo gihe nari naraye mu butayu ahantu nari mfite imbaraga zikomeye cyane ndamushobereza numva ndamugani rero ari abo ngabo wabonye ari nanjye tugiye muri ibyo ntacyo byatumarira kandi reka mbabwire njye naridije abakorari madame ari secrétaire uwo nguwo bimbwira ariko ntagita uwo mugabo ari umucuranzi umva ko byari ibintu bigoye cyane ndavuga rero njyewe ntacyo twatubarushije ahubwo reka nigendere bose barabyaraga basi twari tukimeze kwa nta cyakoreka abo ngabo bo barabyaraga bafite n'abana bageze muri bangahe gose nk'aba ati reka ubwo bari agenda natwe reka tumuhime nawe twikorera umuti nabonaga aricyo cyari kigenderwa ndabyanga rero mu kubyanga rero nkomeza akazi kanjye na madamu twarakundanaga cyane hanyuma umunsi umwe nza kuva kurangura ndaza ngeze aho nacururizaga ndamushaka mu nzu ndamubona muri kontwari imbere ngiyemo sanga ari kurira amarira yabaye menshi cyane ndamubaza madamu n'iki ndi nkubitiye umugore arambwira ngo dore ngo umugore ngo warunaka ngo ari kuvuga ngo nasambanye n'umugabo we ndavuga nti inde amuvuga mu isi none se ko mwarasambanye aravuga ngo uye none se wakicururije ibyo bikureba iki ariko kwiyakira mbona byamunaniye buriya abantu b'Imana bagomba kwitonda cyane hari umunsi abantu batazabasha kwiyakira mu kibazo baba barakoze kandi cy'Imana itemera n'ijambo ry'Imana yavuze ngo umunyabyaha ahunga ntawe umwe kwiyakira bakaririmba bakajya mu mirimo yose bagakora ariko hari umunsi batagomba kuziyakira byanga bikunda narabisuzumye narabibonye ndamushyira mu mahoro yanga kujyamo kuko yari afite ikibazo cyabaye mbonye yananiye sohoka hanze nk'umuntu ugiye gufata kuka hanze nkubitana na wa mudamu w'icyo gihe wa kera wajyaga ambwira ibyo bintu arampema arambwira ngo ntise kumpema ngo sinakubwiye se ko nkorera ukanga ngo ntitwabafashe ndavuga se bandi arambwira ngo umugabo wanjye n'umugore wawe tukivugana njya kubona mbona komite y'umudugudu yose iraje barabagiye inama abadiyakoni mwarimu bose baraza bamuriraho barambwira bati uraho ndavuga nti yego twagize ikibazo twari twanakubuze twabonye umucuranzi wacu na secrétaire wacu baragiranye ibyaha rero nibyo twari turimo nuko tukubonye twajya tubikubwire numva rero birangoye cyane kandi nibyo nereretswe ntabwo nigeze mbyibuka ahubwo nashote mubaza ati mwabiguye n'iki ibyo bintu numva nashaka no kunabyumva kwanza banzanira amabaruwa 5 amabaruwa 5 umugabo yandikiraga uwo nguwo umudamu yagiye gufura mu imyenda yabonamo arayasoma ahita yashyira itorero ahubwo kwanza bampi ya mbere imvugo y'iki gihe aravuga ngo harashya ya mbere nyisomye sanga ya mbere musanga irakomeye cyane rivuga iby'ubusambanyi ukuntu nabaga ngiye kubafata ngo nkabahusha nari ifite imiryango 2 naza mvuye nakomanga agakingura iryiriye none naza kujya guca yakinguye kugira ngo umuntu wasohoke ngiye nkinjira naho handi niho akaba racitse nkumva ariko mu nzu ajya nk'ikintu kivuyemo ko simbimenye ibaruwa ya mbere ibyo yavugaga iza kabiri zivugana byose by'ubusambanyi no gushaka gutorokana n'amafaranga yanjye n'iki byose ngaruka mu nzu kuko urabona ko ari umukono ari wa secrétaire wakora ntago wawisha ndamubaza nti ibaruwa zibaruwa nizawe arambwira ngo nizanye niwe wazanditse ati ngiye wazanditse none se kuko kuri sambana kwabaye koko akambwira ngo ingo byabayeho ngiye nkumva yambwira ngo nago byabayeho ngira ngo ndeko narokora wenda ikintu cyo kuba tutase bakambwira kikiriza ngo yigo biracanga ngaruka hanze ngaruka abayobozi bari Imana ikibazo haruka mu nzu nkamureba buri kintu ko numva nta ubwenge burayobye cyane ariko hamara kanya ngiye kubona noneho mbona na leta ibaye nk'iyivanzemo batimuje kuzana n'uwo mugabo baramuhiga baramwicaza ngaho na madame ati nawe umusore nawe ntabwo bicata yicanye bikiza babajyana hanze aho ngaho
byari ku munsi wa gatandatu kandi isoko ry'abacuriye mu kwa gatanu babicaza nk'hariya nibwo bababazaga aravuga bati ibintu turi kubona hano wa mugabo kuko byarabaye aravuga ngo byarabaye nawe nkumva atabyemeza muri aba bantu bati ndi gusaba numva banjye babyihora tukigumira mu buzima busanzwe bamushongeraho bahanze rero babana n'inkwere ku gitondo baravuga bati se n'ingishozi ngaravuga ngo nago yababasha kuzibara ngo nyinshi cyane ibyo bintu rero biba bibi cyane birasakuza cyane kwa data uko hari hafi baba babimenye baramubanje baraza basanayo baraza kwicara aho ngaho nuko turitorera urugeze twebwe turitaye rero ntacyo twakora twebwe no kwihangana ariko baramubanje bati se tumujyane se cyangwa uramusigarana reba rero byashobora gucikisha umugore gusura mu buzima kongera kuba wenyine cyambere ntunabyara n'iki byose akazi nari ifite imitungo myinshi ndavuga basi ni musige ndiyacereka mbabarira umuntu turasigarana rero ariko iryo joro twasigaranye nagarubwanye nkumva ndyamanye n'igisimba ntago nkiyakira ngo ndebe ko nawe mfite umugore kada nkabona ari igisimba kiryana nkabona atari umuntu nkabona ibyoya n'icyo mbese ukuntu birananira kongera kwiyakira ngo tubashe kongera guhuza ubuzima urumva mu gitondo cyaho birananira ukwezi kurashira nta muntu najya kugira ngo wenda niyumanganye ko nta kibazo nkabona n'igisimba nkahita mwunga cyane buriya umudamu ushobora kujya kwakira undi mugabo bakaryamana kandi afite umugabo uriya mudamu ni umugome cyane yanakwica ahubwo buriya cyangwa se umugabo nawe yakwica ntabwo bureshe birangira Imana imumbujije ubwo nyuma yo kumubabarira aya mabanga yo mu cyumba ntiyongeye kubaho amubabariye rwose biraturanira imabanga yo mu cyumba arapfa pe kwezi kurashira nta kigenda abirashira atatashize yirarira hasi asasa hasi nanjye nguma hejuru niye cyane yumanga nyereka da ngira ngo mbwira abantu bakunda kuvuga ngo buriya ngo umugabo ngo azamba ushaka kukobarira Imana ikabyanga abantu bakwiye gukizwa neza numva muri ngiye fite amategeko akomeye cyane atari ngiye wihaye ko kizira kuryamana nawe 5 6 ageze apakira ibintu biravuga ati nge ndigendeye ngewe ndabona n'ubundi se kutari guhuza nanjye namuga nti rero nanjye ntago ari ngewe siko nako barenga ushaka byarananiye niba mva twaguma ducya simbizi ntago mbizi aravuga ati rero ngewe ndigendera apakira imyenda yiriwe nanjye njya kureba abantu rero muze murebe madame avuze ko agiye atazakura akamundisha kandi byaratunaniye nubwo wenda ntababwiye ibanga ririho ningere turiziranye ko byari byaratunaniye nuko agende mubizi nuko yikorera imyenda aragenda cyo ko aragenda arira nuko aragenda ndasigara rero ubwo icyo gihe mwari mumaranye imyaka ingahe ayo mahano abaho 10 nukuvuga ngo tware byatangiye kumunanira muri 7 8 10 yuzuye nicyo cyaturitse duhita turekurana ubwo ngiye mbamaze 10 ntegereje umwana ubwo nawe niyo yaramaze kwanza aragenda rero ibintu rero by'amasezerano birakomeye cyane utaragera kuri ayo masezerano wa mugore nyiri umugabo wagusenyeye ntabwo yagarutse ariko wakwiyize tukikorera umuti habaye ikintu kibi cyane uko bishwanguruka uwo mudamu yahise yigendera yahise ata umugabo asigara wenyine ubwo nanjye umugabo wanjye aragenda twese ducikisha ingo wabyumvishe neza biba birarangiye ndasigara hanyuma madamu kugera iwabo iminsi 3 yahise agaruka ashaka uruhande rwanjye aho ngaho ngo yagize ati yahise agaruka ashaka uruhande rwanjye aho ngaho undi mugabo impande yawe utari wa wundi ntabwo yasanze wa wundi kuko wa wundi wahise acikisha urugo nawe umugore aragenda arasigara wenyine nanjye sigara njyenyine mbonaje iwacu aho ngaho hanyuma icyo nakoze ikintu kitari cyiza naravuze rero ibi ngibi ntabwo bishoboka ngiye nkaba ndi kuyobora indirimbo ubu iri torero ririmo Imana kwanza ubu ndavuga ntayo yiza kuhaba ntabwo ibintu biba byabaye turi mu murimo kabisa ngewe nahise nitereka ndavuga n'aba bantu twakoraga mpita mbireka wabyumvisha neza gusubira ku rusengero ndabireka ndabyihorera ntambara ziba zirabaye ndabireka muri iyo minsi nigume mu gasatire nihindukira umuntu usanzwe kuko nari mbonye ashatse nanjye ngerageza kwishakira ndagenza n'umugore gipagana nanjye mushyiraho ngaho umukobwa urumva iby'Imana biba byiza bite birashwenyutse ariko Imana ntabwo yakubura rero nabuze kwiyakira mbigenza ntyo ariko Imana irashakisha kuko atuye aho ngaho byahise bikura ibintu by'ibivungano cyane nk'umuntu wari ukize wari aho ngaho ngewe rero abantu bumva bitababereye byiza cyane bashakisha ukuntu bahamwimura bakora imirwano batera amabuye ku mabati bagira ngo ariko yahimuka ngiye mu gitondo baravuga bati idosiye yariyobowe buriya na Adamu ntabwo uriyobowe buriya banzaho ndavuga nti kabyo ntabwo nari mbirimo ngewe baba bagiye kurega hamagara yo ku murenge ya mbere biraje nanga kwita uko numvaga ntacyo bitandiye abangewe ariko ku itorero nagize nte nahihoreye nabonye ko ngo nta Mana iri mu rusengero ariko naje kuyibona Imana irahari irakomeye cyane bo ya gatatu ije ndavuga ariko subundi ko nta kosa nditaba
ngezeyo ndisobanura imbere ya peji amazina yanjye aravuga ngo ngo niwe ngezeho Jade Mune bo ngo vuga nkwerekana nkujyana ngo turebe tugera tuganira nta kibazo ni nambaye neza numva nta kibazo ngiye mbura kingutu tw'inyuma hari utumwe tubaka tugerekeranye tukuna kwa turi mu gikari cyane arakingura kinguye mbona arimo abantu baryamye basa n'ibyugu basa nabi cyane arimo n'inka n'urusazi ruturuma arambwa ngo ninjire ndavuga nago ngewe njya mu ngewe nese ndajya mu nkari gute aravuga ati uri bwinjire mu gihe nkizu yaza ndi gushakisha abamiritse mbanguyemo abanyuru bose barankubita benda kunyica bavuga ngo nimba buje sinzi cyari cyo barahundagura bararuha sinzi umudefense wagaze mu idirishya abona kuntu ari kunkubita arabwa ati Mureko Umugabo nimutamureka biraza kubabira bibarandeka mubanza nimbagara ko yaranze yashyira mu nkari ndyamamo kuntu ndaryama hashize iminsi 7 ngiye kumva rumva ngize ubwoba ubwo ruva ngo ngena nisize umudamu wanjye ari cyaruki uno afite uwe bo numva ngize ubwoba mu maguru numva ngize ubwoba ahantu hose ndatetema cyane imbere hagati y'abanyururu ngiye kumva rumva ijwi rihagaze mu gisengero rirambwira ngo ari kuribuka ukuntu wadirishaga abantu banjye bakanezerwa urabyibuka ni ngo iki nguri ukuntu wadirishaga abantu banjye bakanezerwa ndabyibuka ngo naraso wagufungura bakongera kujya kunkorera ni ntabwo ukorera ntabwo wakongera kunywa imisururu y'imica iri isindije ntabwo nakongera ibi byitwa imita ntabwo nzongera kubinywa anyihanisha ibyaha byose ndi mu gasho ngaho byari kuwa 4 kuwa 5 pesha za kuvuga ati wa mugabo waduhana ari hano baravuga ngo arahari araza arasora ambwa ngo wagufungura wagera iwanyu ndavuga ngo nagerayo harafungura ndatana yeze mu nk'isasa bangira ngo ahari mu gitondo rero bamenya ko natashye abantu bigaragara ari ikibazo n'Imana rero yankize mu nyururu kuri kode yayo kugira ngo ifatishe ngaruka ku rusengero gusenga rero ngeze rero narwo bigize banandushya baravuze bati bwagari ubwenge basi nimwakire bita banyakira ndakomeza umurimo w'Imana banatoye ndongera mbadirija nuko ngura umurimo w'Imana neza hashize iminsi wa mudama baranasamye wundi wari uwawe wagiye ngira igisuzuguro gikomeye cyaraga batira ikimara cyari damuru nicyo kitabyaraga kira kimara cyari kisha umuntu nabi aho hantu bintu bikomeye cyane ariko kuko umuntu nari mvuye mu nyuru noneho ntacyo agomba kongeraho Imana yivuye kunyigisha mu gasho ndakizwa ndabyihorera tuba muzima busanga n'umudamu wanjye ngo wa kabiri ukwezi kwa mbere umwaka wa mbere biranga 2 3 birananirana cyane ubwo ntangira urugendo rw'umudamu wa kangahe wa kabiri ubuzima bwo ducanga hanyuma nagera ku cy'Imana yabivugagaho noneho rero icy'Imana yabivugagaho ni ibintu by'ibinyembaraga cyane nakundaga kuba ndyamye ngo nkabona ndi kuguruka mu kirere hari ukuntu nitozaga nkabona ngo ngiye mu kirere ndagiye nguye mu mutara hano ku rusengero ngo ngasanga abakristo bari kota izuba banze kwinjira mu rusengero mwarimu baramunaniye ntiyabinjiza ngo bakundi noneho ngo nari ifite ibintu mbabwira bikabenezeza bagaseka bakishima ngo namara kubona bishimye ngo nkabinjiza mu rusengero bakankundira ngo nkababwira ibindi bakishima ngo nkababwira ngo ndagiye ngo bakavuga ngo guma hano nkavuga ngo ngiye ahandi bakavuga ngo ngaho genda ariko bagasigara bagize bate bakomeye na mwarimu ngasiga mu rusengero ibintu bimeze neza ibyo bintu rero navugaga ntabwo namenyaga ibyo ari byo ubu ngubu nimubwo amaze kubisobanukirwa kuko nabwo ku rusengero nyinshi cyane ahantu ntanazi kure cyane nkavuga ibyo bintu bihembura abantu ubwo nibwo amaze kubimenya iryo guruka nibwo amaze kurisobanukira ko rivuga butumwa ngubu mbaye ndimo rivuga ivuka ry'uwo mwana ubundi bwiye nagiye mba nagurutse murimo urubyumva neza biri mu mwuka ubwo nabaga nagurutse ikintu cya kabiri najyaga mbona nabonaga twagize amasengesho twari turi abagabo 3 twakunda gusenga tuzi Kigali twinjiye mu nzu y'umudamu umwe kakaba ntago nakareka gafite imbaraga cyane tugezemo abarahanuye aravuga ngo ibiryo by'umubiri ntabyo murabona hano ariko iby'ubugingo murabibona atangira guhanura rero yahanuraga afashe kwino ry'umuntu kugira ngo utagira ngo ni ibyawe ahanurira uwa mbere aramuhanurira ubukire n'amamodoka n'iki byose ahanurira uwa kabiri yaramusirikara amuhanurira amapete n'ibintu bikomeye cyane yo kumera neza ngewe ngezeho icyo wambwiye yarambwiye ngo uzajya uzamuka imisozi umanuka iyindi ngo gikomeye cyane turatsoka bagenda baseka bati nana kagari kwemerewe no kuzamuka imisozi umanuka iyindi sha nditekeza ndababara cyane ko subu ariko numva ndakomeye ndavuga nti nzajya nzamuka ubwo nta bintu mvuga iki ndakomera ndagomba gutegereza Imana ubwo nari nabaye umukristo wundi noneho utandukanye n'uwa mbere utajegajega nzi ko Imana ifite imbaraga hanyuma akantu ka kabiri mbona komite yo mu ijuru ngiye nabanye komite yo mu ijuru nayibonye gutya twaturi muri groupe turi gusenga Imana ngiye kubona mbona bakoze installation mu cyumba ho ngaho urabona ukuntu imisinge kabaruka mu ijuru
ibi by'imigozi bimeze nk'ibi ngibi biraza byuzura mu cyumba hano turi byinshi cyane biturutse hejuru. Ngiye kubona mbona hari igitelefone kinini cyane, no telefone ikagisona yasona nkatinya kuyifata. Ngeze numva nemere kuyifata, ndayifata aravuga nti alo, barambwira ngo umva ngo ndi marayika Mikayeli, ngo hanyuma ngo witegure ngo iri joro ngo komite mujiraza kusura, ngo kandi bahagera ngo babwire ikibazo gikomeye cyane ufite cyakunaniye. Haleluya, abantu haranejeje cyane. Bo ndasohoka njya hanze muzima busanzwe, ndatembera ndagaruka ndaryama, shatse gusinzira numva ryajwe none rigagatera none ngo twakubwiye ngo ntusinzire komite ngo igiye kuzanuka kandi ngo bananaje ngo ntabwo uri kubumva. Numva igikunde cy'abantu benshi cyane, bari bambwiye ngo abamarayika baje ibizima bine na Yesu ubwe yaje, mbese komite muje uko muyizi ko mujya wumva bayivuga cyane, ibintu bikomeye cyane. Navuga nikanze mbarebe nibura mbabwira ikibazo cyancengereje. Bajya kongeraho mbona hagiyemo igikuta, sinongera kubabona, ariko bakavuga inyuma y'igikuta. Numva atangiye kumbaza, bakamutuma akaza kambaza, bamutumaga bakamubaza ngo mubaze ngo utanga icyacumi, akaza kambaza ngo utanga icyacumi, ntindagitanga. Ngo mubaze ko afashe indushyi ndazifasha. Ngo twageze mu mirimo bakambaza ngo none se asura abarwayi, nindabasura. Bambaza byinshi cyane, ndangije kubabwira ndababwira ariko rero mfite ikibazo gikomeye cyane. Ngo kivuge ntago mbyara, nabuze urubyaro, narumiwe. Iyo abantu banyangiraga ubusa ukabona nta gaciro, mbese nta n'umuntu wakunyangwa ngo yumve uri umuntu. Baravuga ngo andika ko yabuze n'urubyaro, numva ngo barabyanditse. Bagiye barambwira ngo noneho rero turagiye, uzajya ubona bijyana bisuga ngo kimwe ukwacyo buke buke. Bo baragenda baruka mu buzima busanzwe, ariko nabwo ntabwo byase bikunda. Nagumye mu mikingo nabwo ikomeye cyane, ubuzima burabura birangora cyane. Hanyuma nakunda kubona umunzani uriya w'isaha uri imbere yanjye, nkabona urushinge rushaka kujya nko mu mubare ngo najya kumenya urushinge rukanga rukazungaguza, nkaba ntavuga ngo rugeze mu maruyunguyu nanone. Nakunda kubona buri gihe cyane rwose. Hanyuma ikindi kintu nabonaga ndavugaho bikeya wenda biringaniye wenda, nibwo nabonye ngo hari ikizamini cyateye muri kwari yanjye nayoboraga aho ngaho, abantu bose baragikora, bose kirabatsinda, bose bavuga ko ngo ari ngiye ugitsinze, ngo mbonye 100%. Mbuzima bumbana nzambe birakomeza bibi kibazo cyane, ariko nari nkijijwe, nari nkomeye rwose, nta kibazo nafite rwose. Kuvuga ko byageze ubuzima bikanga, ubukire ibintu bikagenda. Aho ngaho ibintu nari ku itape ya mbere nibwo ubukire bwari buhari. Ubwo uruva ngo ndanye ngo byahise bigenda kabisa. Byahise bigenda sigara duke cyane ukuntu. Nago nta bintu nongeye kugira urwo byahinduye kiko ubura n'Imana yari yarakaye, nanjye nayihemukiye, urumva byari byabaye ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma mbona ikintu nabonye gikomeye cyane, ngiye nabonye ingabo zo mu ijuru. Igihe kimwe nibwo nari ndimo turi gusenga Imana, numvaga abantu bavugije impundu cyane banabyina, ngiye kureba icyo babonye, ngo mbona ngo babonye ngo numva mbona abasirikare ngo po imbere yanjye ikiziga, barakaye, bafite amaso y'icyatsi n'imihondo, bakunje, bambaye sima ku kuntu. Ndareba biracanga, ijwi rirambwira ngo ubonye iki, ndavuga n'abasirikare, nabuze no kuntu mpunga, nuko ijwi rirambwira ngo witege ngo umurebe neza, ndaguma ndareba cyane. Nuko numva iryo jwi rirambwira ngo buri mumwe muri abo ngabo afite ikintu ashinzwe kuri wewe. Numva atarabo kunyica, nuko ndakomera cyane, ndihanga, ndavuga nti ngubu n'ingabo zo mu ijuru mbonye, ubutabazi bushobora kuba buri hafi. Rero buriya ibi bintu by'Imana byanje kugira ngo mbone umwana byaciye kure cyane, ariko Imana yacu irahari. Ikintu gikomeye rero wenda nabonye gikomeye cyane, byaragunye biragenda aho ngaho, ngira ubuzima bubi cyane. Ariko musi dufata amasengesho, twara abantu 8 ku mudugudu, abacuranzi n'abadirija, tujya gusenga Imana. Umunsi ku mugoroba barafashwa, barambwa bati rero ubwo tuzi kumenyera ubutayi watujyana. Ndabwa nse ko nge mperutseyo, wenda mwanyihoreye, barashobereje ndabajyana. Tujye kuzamuka umusozi, Imana irambwa nibabwire ngo ije kutugira ibitangarirwa. Baravuga bati Imana ishimwe ko tujye kwitangarirwa, barabyina bazi ko ari ibintu byiza. Babyinye umudiho cyane, bamaze kubyina ndabazamura umusozi, turasenga. Sasa bazuziye barambwira ngo umva abantu, numva nabahigi. Imbwa zari nyinshi mu ishyamba bahiga. Ndavuga se bimeze bite, Mana se narinje kubaza aho umwana ageze none kohereje abahigi. Numva irambwiye ngo ahubwo ntihagire umuntu wirukanka. Ndababwiye ngo Imana yavuze se umuntu wirukanka, bose baguma aho ngaho. Nta makuru ufite yandi, najya kumva numva ikibando mu mutwe ngo urabona ko ufite uruguma hanga mu mutwe hano rukomeye cyane. Abandi bose bari ukanga ngenda sigara amaraso, ari kunyara bibi ikibazo gikomeye cyane.
baduhiga mu ishyamba, mbese byashaka ko hapfa nk'abantu byanga bikunda, ariko kera kabaye ngeze aho ndihangana nza kuhava, tugera dushakashakana buke buke cyane njya kwa muganga, barimo baramvura mu gitondo itorero rirabimenya ko badukubitiye mu mutayu, baravuga ati abo bana basenze mutabagarika mubihorere, ariko tumara iminsi nk'itatu bakira abandi ngiye barasigaza. Mu kusigaza rero nari nabonye nambaye imyenda ya kake, ikabutura n'ishati bya kake, ngo njya kuri pirime n'abana bafite imwira ukuntu, mbese kandi narangije wa munani kera ngewe. Ndavuga rero iki kigeragezo ni ishuri kabisa, ngiye narasigaye rero. Aho rero niho ngiye kuza nuza gusoreza mvuga ukuntu nabonye Imana nkabona umwana. Umunsi bantangaje natashye nibwo natangiye kuvuga n'Imana neza. Buri ngiye wese ndaga ngiri mbona ukuntu nakumva ijwi ry'Imana cyane ukuntu nayiboneye mu bibazo. Nibwo naryamye ijwi rambwa ngo umva imbere y'abana b'abantu uhagaritse, ariko imbere yanjye ntabwo uhagaritse. Rero uhereye uyu munsi ni ukuzinduka ku isaha n'umurimo ndaguzira. Icya 10 nagukoraho, amaturo ntagukoraho, kandi kwihangana kuzure, kandi ubabarire abantu bose ufite ikibazo, hanyuma utungane. Nababaye cyane kuko n'umwana wabuze ngiye kumuguha. Bamagaritse mu kwa mbere, bwamagaritse amezi 9, kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 9 nibwo byose byatunganiye ibyanjye ngewe ibintu byaye byasohoreye mu kibazo. Ajya ndara mbona ibyahe byanditse ku rugo, ibyahe murabizi, ibyahe n'ibintu bakoresha ku bana byo kwa kundi, by'amapantaro yanjye ya kera n'ibitenge bya madamu, nabaza yajwire kambwira ngo muzabikoresha ku mwana wanyu, kandi nta mwana ngize ne mfite. Nkarara mu bimunzoze gusa ndarangana n'Imana, nkabona abami inkoni, nkumva ndi kwigishwa kubwiriza, kibwiza nkagikokamba cyane ndyamye soma Bibiliya. Bigezaho bwanyuma rero iki cyo nabonye gikomeye cyane rero, buri agiye kubona mbona ngo umuntu ari gutembera mu ishyamba ahantu, agenda hejuru umusozi. Aho hantu rero nirimbe twajyaga duhamba dushyinguramo abantu. Mbona agendamo atembera, agenda agezemo, mbona ageze ku giti cyashaje cy'igishyitsi cya kera basohora ibiti byinshi cyane. Mbona ashatse kukirimbura kiramunanira, nabikurikije kimunaniye, mbona yiyongeyemo imbaraga cyane, abaye umunyembaraga utameze nk'abantu bahanga muri iyi si. Mbona agishikuje imizi iracika, ajyana aha iracika, ajyana aha iracika, n'ahandi iracika, arashegesha agishikujeyo. Mbona ari gucukuraho cyari kiri, mbona nta kintu arebayo, akora mu mizi mu bitaka. Mbona avanyemo ikariso cyangwa se suvetoma, nuko bazita. Afata ku muguno ararendemura cyane, arayinyereka, nditegereza ndareba ikariso, mbona ndi kuyimenya. Abonye nayimenye ndicura, nicuye birahacanga. None iyo kariso nyivugeho nari narayibuze kera niga mu mwaka wa 5, nanditse ku nzu yanjye kuri katwigenge, nje ndayibura ngira ngo n'abantu bagiye kuyambara, wera ari nk'abana wenda. Noneho urumva nyibonye nibaza ibintu byinshi, ndavuga se ninde wayivanyeho nene nayanditse. Icya kabiri, ninde wajyanye mu irimbi hejuru hari aho bahamba. Icya gatatu, uyikuyeyo we ninde, nabwo birananira, urabyumva neza. Njya mu mibare inaniye, mbona ukuntu mbibwira madamu, ariko ndaho byacanze ndi mu rushije no ukuntu bigenza. Ngiye kumva numva nuzuye ibintu by'imbaraga cyane, numva ijwi rirambwiye ngo umva, ubundi aho ntarayibona nadagacishamo nkabana nk'ikiremba nk'ukwezi. Rwose pe ibintu by'abagore n'abagabo biratunanira, twibera mu buzima busanzwe. Madamu afite tukwihangana turabireka pe burundu. Hanyuma kimara kuyibona rero, numva ijwi rirambwiye ngo ndakwizinguriye, nta miti, nta mupfumu, ntawe uri muvuzi, ngo nduwiteka Imana. Rirambwiye ngo uhereye umunsi kandi ntakongera kuba ikiremba, kandi rirambwiye ngo kandi mu kwa 10 nta mihango y'abagore uzongera kubona mu rugo rwawe. Numva ni ibishyushye, nkomanga madamu ndayimubwira, aravuga ati dutegereze. Turategereza dukora umurimo w'Imana neza, nkadirija neza rwose pe, nsingira ikibazo ngo ndi kiremba, nkumva umurimo w'Imana mbese ngomba, kuko ninagejeje kuyicika birananira. Rero bigeze mu kwa 9 nibwo ijwi ryamwe ngo rero ikigeragezo cyashaje cyacuyutse, witegure kunkorera. Ngo rero nibwo bakoze inama, baravuga bati bundi ura muntu mwamujijije iki, ngo yakakiyange yari ishaje, nuko bakora inama yo kunyakira abanyakira mu banyakiye mu kwa 9, mu kwa 10 kugeze kuko byagenze ntabwo twongeye kubona imihango. Imana ishimwe cyane, dufite Imana ifite imbaraga cyane, y'umushobozi cyane. Mu kwa 2, kwa 3 ibintu birahinduka. Madamu aba neza, mba umugabo nk'abandi wuzuye neza.
bigeze mu kwa gatatu rero nibwo byaducanze, ariko numvise ko irambwiye kujyana kwa muganga babarebere, bibwiye madamu arabyanga ati harigihe byaba ari inzozi wa muntu we tugasanga twagira ikibazo gikomeye cyane, ariko nikanza mu muvuma ahantu nje aranyemerera turagenda. Tugezeyo ku bitaro aho ngaho twahugiriye ibikozere bikomeye cyane, kuko hamanutse ijwi rifite imbaraga riratubwira ngo mutahe mwebwe mwaje hano kwenda iki, murabona mwaba ababyeyi. Bwa madamu twisubire dutahe, tujya gusubira inyuma indi jwi riravuga ngo oya, ahubwo hagarara aho ngaho hamagare muganga wa maternité nkubwira ukuntu mubwira, mutuma haraza. Ndamugana nitwongezayo Jean d'Amour, tumaze imyaka iyi tutabyara, ndagira ngo ugire ikintu turebera kandi nta muntu tubonye, kuko twaravuga tuti nibapima bakayibura tugumemo turi bwangirika, ariko tuvemo nta muntu tubonye. Byari mu bigeze mu myaka 19. Sasu rwose ibintu byari guhura neza, byaranze neza. Tuyimubwiye iyo myaka yumvisha ubwoba buramwica muganga, turana wafashwe n'ubwoba cyane, aravuga ngo mbongo n'uburenganzira bwanyu ngo muce harani inkingura muhite mujya mu nzu. Twaciye mu rubavu rw'ibitaro, ntabwo twinjira abandi binjira twebwe kwanza. Akingwe turasimbuka twikubita mu nzu, ashyiramo amarido menshi n'ay'imikara, mu nzu ahinduka icuraburindi. Batangira amushyira ku gatanda ndi kubareba, bo ngiye nicara ndeba nk'epfiriya, barapima we na madamu ntabwo ndi bari gupima, arapima arangiza afite ubwoba bwinshi cyane. N'ubu ngubu muganga yambonye mbona ubwoba bwinshi cyane, arambwira ngo aravuga ngo biragaragara ko nta kindi kintu umuntu yatwita kitari umwana, ngo ndabona ibi bimeze neza, adukorera ifishi. Akora ifishi arayirangiza, aravuga ngo aduha n'itaki zo kugarukiraho. Ndavuga se ifishi y'ababyeyi kwa njyewe wanjye koko ni Imana, natanye bw'Imana icyo barungira aho ngaho, birashoboka ko twabona ifishi y'ababyeyi natwe koko. Ariko yarangije ubwo mu ijoro ryaho ngaho nari naraye ndose ngo mbona ngo umuntu yamihambiye umugozi hano, imitsi irarega ngo avanamo agacupa kuzuye amaraso arakajyana. Bativaye hano amambira kwa kuri nayibonye, avanamo agacupa kuzuye amaraso, arapima arambwira ngo ndabona amaraso ngo nta kibazo kinarimo, ngo ngaho ni mugende. Barya muri abaro kwe tuti turataha rero. Ubwo rero urumva ko muri minsi ndagigeze mu mezi aneza, twagize inda bigeze amezi 3 nta muntu uranayimenya, ko twari turabaretswe kubera igihe kirekire cyane. Ikimenyetso cyo kwa twabona umwana nta kituriho, ntabwo yagaragaraga, ntabwo yari yaraje imbere. Narayihishaga njyewe, twashaka ibishora ukuntu, ibipira ukuntu, mbese tukiranje ku buryo nyine tukamufura neza, no kugira ngo bayibone nuko dirigente yamushyize imbere, umuyobozi w'indirimbo yamushyize imbere. Noneho nkajya mbona birirwa batunga intoki bavuga bagira bacya abakecuru bakurikira babivuga cyane, nuko nyine bayimenya, ariko nta kibazo. Narayihisha no kwinda nayo itagihishwa cyane, inda nayo yatamaza umuntu, ntabwo yashaka gukundira, ntabwo agukundira. Mu bihe bya mbere njya mbwira abakobwa ndi kwigisha, hari igihe bageza kwihisha bwa mbere bakitwara kujya muri korali ukuntu amezi 2, ariko 3 yageze irakwihaniza. Ndakubwira iti njyewe rero ubundi wasamye utanzi wondi we njyewe kura ibyo bipira bya nshaka ko abantu bambona, ubundi niko nteye, niko ijya bigenza, ukabona yagaragaye umuntu bakamuhagarika bikabira. Inda nabonye ari hatari, uko irakura rero banduzi ravuga cyane. Manahamagaye mwarimu tukimara gutwita, namugende ko dore nubwo mwamagaritse mutaye ko havuyemo ikintu. Arambwira ati mwana wanjye ati tuza, ati havuyemo iki? Arambwira ati iyo Imana ijya gukora igitangaza abanza intambara. Aravuga ati habanganira pastor nuko barankunda byiza cyane, nuko bo kwegera kubyara bwone nararyamye ngiye kubona mbona ngo madamu umuntu mukize ugatanda aramugaritse, barasinze ukuntu babigenjeje, batereye umwana mu nda baradoda, nuko mbona baramusubiye uko byari biteye nuko byagenze. Twagiye wacu kuri satire dusate biranga, tuzamuka ibyumba nuko byagenze, bavanamo umwana w'umukobwa w'ibiro 4 n'amagarama 300, nuko duhimana icyubahiro, nuko ibintu bigenda bityo. Ku myaka 20 umwana w'umukobwa waravutse, uhise umwitande bwatekereje guhita umwitira izina. Arasiganye biratunanira, tubura uko tubigenza, ariko duhuriza ku ijambo bita umuhoza Diane. Twashaka kuvuga umuhoza Marira kwanza. Ubwo ngubwo nuko nguko yitwa. Ubwo tukimara kumubyara byabaye ibiro bikomeye cyane, nyine urumva Imana itubwira ko igiye kuduha umuhungu, ariko na n'ubu ntabwo iramuduha, kandi umwana w'ubu yiga mu wa 3. Yarakuze vuba cyane, ejo yashaka kujya mu wa 4, mbona ntabwo biri gusona neza, ntabwo biri kumuhanga mugaza mu wa 3. Ni inkumi ndaza kuza kumukwereka. Ari mu wa 3 w'amashuri abanza. Ni mu bunimwe ari. Afite imyaka 10. Imyaka 10. Urumva uko agenda y'umwaka, ariko nanjye ngenda njyaho imyaka nanjye. Ubwo bivuze ngo dutegereje umwana yatubwiye, ariko naho ntabwo dufite, kuko nubundi iyo mureba mubonamo nka 5, nta kibazo. Kuba ntegereje umwana yambwiye ntabwo bafite. Yongo ajya avuga uramukurikira, yongo ajya avuga ngo ayidigira imini digira. Ubwo rero nawe umwana w'umuhungu nayidigira imini digire. Ibyo ngibyo nta kibazo gihari, ngo kumubona naka kanya. Ibyo numva ari akabazo toto, kuko mu kazi ndimo nta kibazo gihari rwose.
nk'uko Imana yadutabaye nuko tujya gushimana mu rusengero. Urwo ubuhamya bwanjye rero bwonyine burazwi, ndagenda cyane. Abantu ukimara kugera mu rusengero abantu bumvishe ngo wabyaye mu myaka 20 umaze utabyara, urusengero baguhaye iminota ngo urakora iminota cyangwa uwo munsi wabaye wawe? Usi byarakomeye cyane kuko nari ntangira gutanga umuhigo ku Mana, natangire ku 1000 nguma nimura uko mwaka uje byanga nimura ngera kugatama gato biranga, ndavuga nzagura ihene runini noneho cyane. Urumva ko uwo munsi byari ibirori nari nayizanye runini cyane, bandi bazana imikeka, ibirago, ibyo bajya bitanga nabizi. Buriya hari abantu badusengera bucece batavuze bari mu ruhande rwacu. Uko bari gutanga ibintu bishimye cyane, byabaye ibirori bihenze cyane rwose, byari bikomeye cyane. Hagati aho ngaho wa mugore wawe wa mbere wari umaze kugenda, wari wakuza ayo marorerwa akanashakira iwawe, akimara kubona wabyaye yifasha ate? Yagezeho bahita nabyara kwanza. Ngiye mu gutegereza byarangoye cyane, wahise nabyara cyane, kujya batuma n'amagambo yo kunyigambaho cyane ukuntu ndavuga ni kwanza nta kibazo nyine. Imana nari nabonye maze kubona imbaraga zayo. Abantu batazi imbaraga z'Imana ibone bikoze ibintu Imana ni hatari. Yarabyumvishe nk'abana kuri byagenda, ni njya nahura nawe nko mu muhanda tugahura cyo kwagaca kujya kusuzana gwatinyuka ncaho, ariko njye numva nta rubanza mufite n'ubundi navuze n'ubundi kuko Imana ziko nzabyara kera yabonaga atabashe kuzihangana ngo ageze imyaka iramuruhura. Ndi we yaje ari inkano z'amaso, ibyo kutabyara cyo bimutwaye. Rero ntago namurenganyije, arigerega buriya umuntu badafite imbaraga nkeya zo kurwana n'ikintu runaka. Ubwo araho ngaho wabiyo ngiyo nyine bahise ubuyobozi bwahise bumwimura, baravuga muti mujyana umuntu kure mutaza dutera ikibazo hafi ahangaha, agenda iwabo ariko atari kure cyane. Nuko nawe araho nyine gucyo yashatse umugabo ufite umugore, nibyo gukizwa hase nabyo yisubira mu hanze, yigumira hanze mu rusengero ntabwo ajyamo. Yahise ntabwo yashatse umugabo uri wenyine, yahise ashaka undi mugabo ufite umugore. Nawe ufite undi mugore niwe ngo babanye. Uyu munsi iyo wireba ukabona ubumaze kugira imyaka 50, ubu ngufite biragaragara ko 50 yuzuye. Kuko nyine uko umwana ajyaho umwaka nanjye njyaho undi. Hanyuma uyu munsi iyo wirebye ukabona umugabo mu myaka 20 warashatse, ariko ukabona umwana mu myaka 20 ishize, uyu munsi uyu mugore we muri kumwe iyo mugendana ibyiringiro ababibona bimeze gute ko azongera kubona undi mwana? Arakomeye cyane kuko arakomeye cyane, nta gushakira ahandi. Aravuga ati uko yabonetse, rega buri inkingi bayabonetse buriya yarikira Imana yakoze bigaragara ko izakwana ikindi. Iyo itaragikwana ibwo haba hari imiserero ukuntu, ariko hari icyaturitse n'ikindi kizapfa nk'uko cyakindi cyapfuye. Niko sasa ashobora ko Dawidi yajyaga abwira Goliyati, aramubwira ati burya ni dubu uko nayishe nawe ni kurapfa. Imbaraga ziba zihari. Madamu arakomera mukunda cyane, nanjye ndi gukora imbaraga kandi kuko Imana yangiriye neza. Ibintu byo kubikiremba ni ibintu bikomeye cyane. Birakomeye cyane. Imana ikaguha umuti nta kintu utanze. Umwana uyu munsi umuhoza Diane iyo umurebye cyangwa ushobora kwemera ko arara ahantu nka 2 bigakunda? Ntabwo byakunda, dusengana n'abantu bakomeye cyane, ariko hari abajya bageze baramunyite ndamubima, numva bibaye nk'inzangano, ndamubona ko ndavuga arara 2 gusa. Ubwo yaraye rimwe twumva inzibaye nkaho dutabye mu mwuga. Siko twabonye bwa 2 bwakuzura, ariko turambwa tuti ntabwo twongera ko namugwa wihangana, natwe ariko ducungiraho. Niko madamu atuma amazi, ubwo nyine abantu bose bumva bamujyana, ariko natwe ntabwo byashobora kumwivanaho. Abana b'abakobwa kenshi nabase barakundana urukundo rukomeye. None nk'umwana umwe waje mu gihe gikenewe mwarasenze amavi yarakobotse, urukundo rwawe nawe rumeze gute? Yakomeye cyane. Yakomeye aryengira nk'ivuga butumwa na maro nka 3. Ugasanga ibintu bikomeye cyane. Ubwo iyo bandekuye kwitongera nahagira basanga yantegereje ukuntu mbese nturi gikapa cyo kureka ko akantu karimo, ubwo nago nayo ntagafitemo kirazira. Ibyo bintu ntabwo narukumbi gusobanurira. Birakomeye cyane. Hanyuma reka wenda tugane nko ku musozo w'ubuhamya, tuzongera tugirana ikindi kiganiro, ndetse wenda turi kumwe na mama w'umwana ndetse n'umwana nabo bagire amashimwe cyangwa no mama agira icyo avuga. Ariko ahangaha werekeza ku musozo, ni igiki kintu wabwira abitwa ingumba, aba imiryango itarabyara ihari igitegereje mu myaka mike cyangwa se myinshi, ubutumwa wabaha nubuhe cyangwa no kubabisekera wababwira iki? Aha hantu n'ubundi twatangiye kubikora, kuko iyo nsanze barira
byanga bikuru baba bagomba guhora. Hanyuma njye nabaza 20 akumva ko ari akabazo toto, turabihanganisha kandi buriya ariko hari ikintu bivuga ku isezerano turimo dusoza hagati kuri abo bantu. Isezerano ni ikibazo gikomeye cyane. Nasi Imana iguha isezerano ikari guhana uri n'umuntu ukabyara utari kumwe n'ubyo ngo uriroheje isezerano bani hatari buriya. Abantu benshi baravuze isezerano riba ku mugabo ntabwo riba ku mugore. Tuvuga ngo amasezerano arabagarirwa. Kuri bagara byaramunaniye arigendera. Abantu b'Imana bagomba gutegereza Imana. Imana ifite imbaraga. Iyi Imana igenda ikajya gutaburura ikarizo zashyizwe mu bituro cyera nta muntu bizi izabasha gutabara abantu bayo. Icyo nababwira nibihangane bakomere. Gusa ikibazo no kunyuranya n'Imana gusa ugacukubiri naho ubundi Imana yavuze ibyo yavuze no kubikora irabikora. Itikanze imbaraga zakoreshejwe hatabaye biki na nyuma twagiye duca mu geregezo bindi bikomeye cyane byinshi cyane dufite byinshi byo kuvuga twagiye tubona Imana cyane Imana ikomeye cyane. Imana yacu ifite imbaraga bakwiye kwihangana teza Imana izabagirira neza. Na abaganga bari barambwiye intanga zarakonegwa byararangiye ngo ntakubyara. Anga zawe burora rero ubona ko rero nabo bamenya ko gato cyane abaganga nabo kandi nabo bavura nabo bisunze Imana nabo babonye mbyaye birabatangaza cyane. Ubwo nabaganga nabo turabasengera nabo urabyumva nawe kuko habonetse Imana igizite isumbye ibintu byabo. Abantu b'Imana aho bari banyumva ariko hari icyo nababwira ku masezerano iyo hagiye hazamo ibyaha no gutabara n'Imana ntabwo bibyara ikintu gikomeye cyane. Hari umuntu wari aragatero k'indirimbo nakurimbira kamwe wenda tugasa n'abagasoza ngira ngo ahari karavuga ngo hari abantu Imana ijya yemerera imigisha bakicecekera ngo iyo abivuze izabikora amasezerano yabo akicwa n'imishike bakitotomba ngo Imana yaravuze ntiyakora ubusanzwe amasezerano arabagarirwa agasukirwa amazi akayarinda gupfapfana nukuri ibyo yagusezeranije bizaba byaba ibyo mu buhanuzi cyangwa se weretswe nta nyungu ifite yo kukubwira ibinyoma keretse nurangara satana akakunyaga shatse yari kuzabikora itagize ikikubwira ariko yabikubwiriye kukuremya agatima. Ibi bintu amasezerano kuvugana n'Imana ntago bivuze ko kugira ngo ubundi urabagara kuyabagara no gusenga Imana no gukiranuka kuba mu kwirinda cyane igisa nacyo ari kukubagarira iki amasezerano bigatuma Imana mu ijisho ryayo ibona ko gutabara umuntu wayo. Icyo nababwira rero ni kugira amasengesho bakihangana gukomera bakabagara amasezerano kuko gusora ko byanga bikunda azagira ate azasora. Nanjye yarasoje rwose Imana ishimwe cyane. Reka tugushimire Papa Diane. Murakoze cyane. Noneho tugana ku musozo dusoriza reka udusengera Imana. Kuri Taipes Baba Kristo mwiza ndagushimye Uwiteka Imana igira neza Imana nziza Imana y'amahoro Imana ifite imbaraga Imana umutabazi umukozi w'umuhanga cyane Imana twabonye haleluya haleluya Imana itabara batatabaye babivuyemo bananiwe babiretse babuze imbaraga zo kubikora ndagushimye naragushimye Kristo mwiza watugiriye neza uratwibuka ku munsi mubi nyakubahwa umwana w'umukobwa niyo mpamvu ngushimye Kristo mwiza igitondo cya none nyagora kunga Uwiteka Imana igira neza kandi abene data waduhuje Uwiteka Imana igira neza ibyo nabyo ubihererwa icyubahiro kandi Kristo uko tuvuga imbaraga za no gukomera kwa nyagora ku ngoma abantu bose bariho bararira muri iyi minsi dore amagambo ya Uwiteka Imana igira neza yavuga ngo Imana irokora abarengana ikabakora mu makuba kandi akarengana kabagatuma Imana ibaziburira amatwi arenganye mwami haleluya umva abantu bose bari kurengana hari abakobwa bari kurengana hari ababyeyi bari kurengana hari abagabo barenganye haleluya ingeri zose abantu bose barengana Kristo mwiza nagira ngo nyakuba Uwiteka Imana igitondo cyane Kristo mwiza umanukire kubatabara kandi amatwi yawe abumve Uwiteka Imana igira neza ijambo ryawe rivuga ubarenganaho barenganye mwami natwe twari twararenganye ariko waraturenganye niwe mwami urakoze ndagushimye uyu munsi ukomeze kubana natwe nawe ndatubaho umugisha Kristo mu izina rya Yesu tubisabye urakoze amen.